Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kosoza ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosoza kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ukanda subscribe aho hasi kugira ngo ninshyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru, ni ijambo rivuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo binehitamo kimwe. Guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Be guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Se guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona ikimenyetso kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye urahagarara kubera ko wenda uvuye mu muhanda muto ugiye gusukira mu munini, ugahagarara niyo nta kinyabiziga uri kubona kugira ngo winjire mu uwo muhanda gake gake udateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanze. Mubonye ibyapa biri kuhugora, namaze kugukorera video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Wasubiraho ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, kuko ibyapa akunda kubaza haba mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese ugomba gukora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. B, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. C, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko icyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba guhagarara. Wenda se umuyobozi w'izo nyamaswa zijyanye mu isoko, hari imwe iri kumutana ikaza mu muhanda, agasaba ko ibinyabiziga bihagarara. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba guhagarara, akabanza akayikura mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda kugira ngo ubashe gukomeza urugendo rwawe itaguteje ibyago cyangwa se ngo we uyiteze ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Bibutsa ko ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha kugira ngo nugerwaho uzajye mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Ese uriya murongo urobereje hagati mu muhanda, iyo ucagaguye ntugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Iyo uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye,
uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa se ushaka guhindura icyerekezo, ariko iyo udacagaguye ubujijwe kuwurenga. Ariko waba ucagaguye ukaba wajya mu kindi gice cy'umuhanda mu gihe bibaye ngombwa. Igihe biba ngombwa nabibabwiye nibyo bihe bitatu, nibwo uba wakoresha kiriya gisate cy'ibumoso ushaka kunyuranaho, ushaka gukatira ibumoso cyangwa se ushaka guhindura icyerekezo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Niba ibinyabiziga bishobora gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6, ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. B. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. C. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara ibi dukoresha turi kubigisha gutwara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo kuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ibi binyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bino binyabiziga bitwara ibintu birengeje toni 3.5, na bino binyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi 6. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuswe kwandika ku papuro, utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda, biba ngombwa ko bawuyobya, cyangwa se hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, ni gihe cy'imvura ibitaka byinshi byaguye mu muhanda birawufunga, biba ngombwa ko bayuyobya. Bashyiraho rero ibyapa. Ese icyo cyapa kiba gifite ubuso bw'amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni A. Ubururu. Bakoresha ibyapa bitegeka ibiri kukubwira ngo noneho icyerekezo gitegetswe kubera twafunze umuhanda aha ni ugukata ibumoso gusa, noneho icyerekezo gitegetswe ni ugukomeza imbere gusa, noneho icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo, bitewe n'icyerekezo bari kugutegeka gucamo. Kandi biriya byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Iyo badakoresha ibyo ngibyo bitegeka, bakoresha na kiriya cyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, n'ubundi nacyo kiba gifite ubuso bw'ubururu. Subira kuri YouTube channel yanyu rero, Rwanda Driving College TV, urebe video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, cyaba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Biriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Usanzemo umuhondo uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wariho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. Kwitegura guhagarara. Witegura guhagarara kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku, rero ukitegura guhagarara kugira ngo niharamuka hatse umutuku ube utateza ibyago. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Mbibutsa ko uri gukosora kino kizamini, ugize ikibazo ukeneye ko ari isomo tukwigisha, ryandike muri comment
comment, ahasigaye ukande subscribe kugira ngo nidishyiraho uzahita uribonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki kandi nawe bifite smartphone. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, be hafi y'aho abanyamaguru banyura, se hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. De ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku binyabiziga bindi, kunyura ku makamyo, kunyura ku modoka, kunyura kuri za rukururana birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Icyo wemerewe kunyuraho ni amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande n'utunyamitende ibiri, ariko ibindi binyabiziga biba bibujijwe kubinyuraho. Rero biba bibujijwe kunyura kuri ibyo binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri, hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'ikiraro hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Niyo mpamvu hano duhisemo de, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikirambuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni noye muvuduko ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange: A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A, aba ari kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero 60 mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzawugireho ikibazo. Rero ndakeka ko waramusitamo rero A, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugore. Ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 no kuvuga ngo santimetero 150. Ibyo byose aba ari kimwe, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko rero waramuzamo C, ndizera ko waramutse ukiyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo se bibaho? Byabaho ryari? A igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga.
uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka hakaza urundi rumodoka rukaza gukurura nk'ikinyabiziga wenda cyawe cyagize ibyago cyangwa cyakoze impanuka cyangiritse. Uretse kuba kiri gukururwa kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitensi ntibikora. Niyo mpamvu hano duhisemo B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo niza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo, tugushakire kode, utubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tunakwigishe mu buryo ushaka, bwaba bwa online cyangwa se turi kumwe. Waba ukeneye kwiga mudasobwa turaza tukayikwigisha uri mu mujyi wa Kigali, kazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Wabona ufite igihe gitoya ushaka kwiga umunsi umwe cyangwa ibiri turi kumwe, ndaza nkakureba nkakwigisha, ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Kubera iki? Babitubwiye mu kibazo ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iyihe feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Ku bantu bize geography urabona ko kano kantu kari mu kirango ni ka kandi kaba kari guhuha n'umuyaga, kari kugaragaza icyerekezo umuyaga uri kujyamo. Rero kino cyapa kikaba gisobanura ngo umuyaga w'intambike, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugiye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu rero Rwanda Driving College urebe iyo video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp 0788935626 nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? A, umweru. B, umuhondo. C, umutuku. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba gusa umweru, naho turi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, ko bazakikubaza kose uzagikore kubera ko mba mbikubwiye hakiri kare. Turi imbere tuba dusa umweru, mu mbavu ni umuhondo, turi inyuma tuba dusa umutuku. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho
ukeneye kudepasa niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ese muri ibi ni iki wakwirinda? Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe si aho utagomba kurenza ibirometero 30 mu isaha, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ugiye kunyuranaho, ese ni iki wakwirinda mbere y'uko unyuranaho? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe. Ndakeka ko isoki uramaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kunyuranaho mu kona biba byateza ibyago. Kubera iki? Kubera ko hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje, kikaba cyaza mugahita mugongana kubera ko utari wakibonye. Rero nyuma y'ikona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho mu ikona birabujijwe. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki uramaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Umuhanda utaringaniye. Urabona ko kino cyapa turebeye mu birango uri kubona ko umuhanda utaringaniye. Umuhanda urimo utununga cyangwa se utuntu tw'ibinogo, cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi. Ikindi ukibuka ko bino byapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba bari kuvuga ngo umuhanda utaringaniye, ntabwo icyo cyapa kiraba gishinze aho hantu hari umuhanda utaringaniye. Ahubwo uzabanza ugenda intera hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari uwo muhanda utaringaniye. Ndakeka ko rero waramusamo B. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo, hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Ariko se ayo matsinda bagabanyamo abagomba kuba atarengeje ibipimo bingana gute by'uburebure? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A. Utarengeje metero 50. B. Utarengeje metero 100. C. Utarengeje metero 150. D. Nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki uramaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A. Utarengeje metero 50. Nubwo wagabanyijemo amatsinda, iryo tsinda riba rigomba kuba rikotonza umurongo utarengeje uburebure bungana na metero 50. Noneho uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura nawo ugomba kubungana na metero 50. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ibyo ntabwo bikurikiza iri tegeko. Ndakeka ko rero nibaramuka kikoje mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? A. Metero 200. B. Metero 250. C. Metero 300. D. Nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki uramaze kugihitamo.
Ndizera ko ico cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, handitse cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko ziriya nzira za gari ya moshi zerekanwa n'amatara yaka urumuri rutukura. Ikindi kintu hano rero impamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bari bavuze ngo ibyapa kandi bakoresha amatara. Ikindi kintu ngomba kukubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka, kubera ko ikintu cyose isanze mu nzira ikigonga, haba hariho amatara yaka urumuri rutukura agenda amyatsa. Iyo ugeze munsi y'uruzitiro ugiye kwambukiranya inzira ya gari ya moshi, ukabona amatara yatangiye kwaka yakazima amyatsa, uhita uhagarara. Gari ya moshi bigiye gutambuka kandi ikintu gisanze mu nzira irakigonga. Impamvu mbikubwiyeho, birashoboka ko ejo bundi uraba ugiye i Burayi cyangwa ukajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga rero harimo inzira za gari ya moshi. Impamvu bakwiye kubiha hakiri kare kugira ngo uzahure nabyo bifiteho amakuru. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ese kuvuza amahoni bibujijwe he? Kuba igihe cyose ni wawe uri kuvuza amahoni. Ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, birumvikana na ahantu basengera. B, hafi y'ibitaro, si hafi y'ubuyobozi bwa polisi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Ibaze noneho ahantu hari abarwayi. Rero kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Kiretse wenda mu gihe ushaka kwirinda icyago cyangwa se mu gihe uri kurinda abandi bantu ibyago, bikaba ngombwa kuvuza ihoni. Naho kuvuza amahoni hafi y'ibitaro biba bibujijwe. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusukaniga mu papuro. Utari wahisemo neza ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko ukeneye kwiga, ukeneye kode, ibi byose turabigufashamo ukarangiza umwaka ufite ibyangombwa asigaye yo kwitwarira ibinyabiziga. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombeje ibice byinshi agomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda? Ese ugomba kugenda mu kihe gice cy'umuhanda mu gihe utwaye ikinyabiziga cyawe mu muhanda urombeje ibice byinshi? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Kugenda mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugenda mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntago twarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini n'izitwara abantu. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hitamo kimwe cya nyacyo ucyandike wa papuro kugira ngo uze kuri amanota wari buze kugira kuri 20 muri iki kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita winjira ukagendera mu ruhande rw'iburyo, ariko kubera uri kugenda mu muhanda urombereje ibice byinshi, birashoboka ko ushobora kugera ahantu ukagera ku kinyabiziga kiri kugenda gahoro. Ushaka kukinyuraho rero uhita ukoresha uruhande rw'ibumoso, cyangwa ushaka gukatira ibumoso, cyangwa ushaka guhindura icyerekezo. Rero uba ugomba kugenda mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse mu gihe ushatse kunyuranaho. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikanira ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? Nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompuwe. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga urahageze, ese wakora iki? Ese wakwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese niye myitwarire myiza wagira mu gihe ugeze hari abanyura bazengurutse? Yitegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Hari abanyura bazenguruka ushobora kuhasanga kiriya cyapa n'ubundi kivuga ngo tanga inzira. Utangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ese ibyo binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka biba biri hehe? Kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka, igihe cyose uhita winjirira iburyo. Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe nibyo biba byagutanze kuhazenguruka, rero nibyo uha inzira. Ndakeka ko rero waramusamo atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramuskeneye agapapuro, ariko ukamenya ko ibyo binyabiziga uba ugomba kwinjira ari ibinyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko twinjirira iburyo. Ibinyabiziga rero biri ibumoso bwacu biba byadutanze kuhazenguruka. Ndakeka ko rero waramusamo ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizamini tushyiraho amasomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami cyane. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha ukazajya mu kizamini itakubera imbogamizi. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Abari hafi gukora amahirwe masa ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.